egerayo biremewe kuko yaje biremewe kuko egerayo ndekura ibisambo nabibonye ndekura jana ku ruhande umugore wawe ariko bayo nkubwire kandi ntabyembe Chenzo muhati kubyaba ihangane uri gukubita ihangane mugaragaro ntago uzi ko kwihanira rero bitezera hangije butobare ntawe tujya kwibuka umugore wawe ariko amufata ubundi byagenze ni ukuvuga ngo hari mu gitondo saa 11 umugabo arabyuka amaze kubyuka arambwira ati wari uzi ko za nka naziri mu kiraro imba ndabyutse tugezemo dusanga inka zagiye dukurikirana ahantu zanyuze turahabura tumaze kuhabura ariko tukabona ibirenge ko tukabara ahantu zarengeye bo habaye nka saa moya za mu gitondo abaturage bamaze kuhagera ntago ari twe gusa n'abaturanyi barazibamarije barazibibye ni ukuvuga ngo iki kibazo cy'inka gihora kivuka mu isantere noneho umugabo ndamubwira ati noneho duhebe natwe nkuko bari abahebye nibwo nahamagaraga umumama w'umushuti wanjye ndamubwira ibibazo byambayeho ahita ampa nimero z'uyu muganga ubonye ageze aha amaze kuzima ahita ambwira ati ibyo ndagutegeka urabikora ndamubwira ati rwose muganga pfa kubona inka zanjye ebyiri njewe ibyo urantegeka byose ndabibona aka nagasuzuguro muganga arambwira ampa amategeko arambwira ati ningende mpagarare mu kiraro izo nka zavuyemo n'umugabo wanjye turahahagarara pe umugabo wanjye n'uyu nguyu turi kumwe njyewe turi kumwe nta nubwo matugukumwe witwa ndewo njyewe nitwa Uwase Jori njyewe nitwa Kamari Focus ni we nyururugo njye nyururugo ese ko abantu bari kuhakubitirwa ndebe ibintu byakomeye ubundi kibazo nyirizina okay wari ukomeje utubwira ariko nibwo nagihendaga n'umugabo ariko umugabo akambwira ati ibintu ntago bibaho wa mugore warasaze ndamubwira ati reka twizera amahirwe nibitemera ubwo duhebe turagenda duhagarara hariya mu kiraro tumaze kuhahagarara habaye nka saa 5 turamubwira ati se muga turagumya tuhahagarare aratubwira ati mwebwe nimuyore amasi muyafate mu ntoki yaho ngaho izo nka zanyuze abaga twagiye kumva twumva umwuka uraduhuye umwuka umaze kuduhuha nibwo twagiye tukubona tubona uyu muganga araje wowe abageza abatugezeho nibwo twamuherezaga yamase tumaze kuyamuhereza ahita tubona bino bisambo byacu bigeze aha ngaha tubona bigeze aha n'inka zacu dore ziraje mwoka byaramwe nubwo wantutse ngo nubwo wankubitaga ngo nimfata abantu ntaga gahinda urabizi wa mugabo ntabwo kwanera ntago ari byiza ntabwo byemewe nanjye niyo mpamvu uko nandi kumufata wagumya kwihanira turabashira mu babashinzwe abahane ariko inka zacu ubwo tuzibonye Imana irakoze uza abantu bahebye hano bahebye muganga ndamwemeye rwose ntabwo numvaga ko bibaho ntabwo twumvaga ko bibaho rwose mu byumve pe ntabwo twumvaga ko ibi bintu bibaho ahubwo ngenda tunguwe cyane nanjye ndatangaye rwose ntabwo tubonye ukuntu aje vuba abantu babirebaga mwamuhaye ibingana iki kugira ngo agere aha ngaha muri buriya buryo ni ukuvuga ngo ubu tuvugana aduhaye
aduhaye abajura inka zacu ziragaragaye pe nge yambwiye ati icyo ndi bugusabe uragitanga ngiye kubwanjye kuyanjye amahirwe numvaga ko bitari bubeho ariko mu by'ukuri ibyo bari budutegeke turabitanga ntaradutegeka ko ntago baradutegeka umugabo no mu mbavu hose biri kutujombagura gutobora mu mugongo we biri gutabara mu mugongo muganga we biri gutabara mu mugongo agatuza karasana yewe muganga tubabare duhora ntabwo tuzongera duhora nukuri ntabwo tuzongera kwiba n'abandi basambo bose turagenda tubagira inama we ntabwo bazongera kwiba reka tugusuze wa mugabo muraho murakomeye bakwita nde wo kabyara ni Dr Onyango yego umunyarwanda njyewe mfite ubwenegihugu bwo mu Rwanda ariko ntabwo ndi nkomoka mu Rwanda ubwenegihugu nabubonye mu Rwanda iwacu ni muri Tanzania mu Karagwe k'Abahinda yego byagenze bite hano ko tuhageze tubona ibintu byako natabajwe n'umuryango wibwe inka bambwira ko bagize ikibazo cy'uko bibwa amatungo mbabwira ibyo bagomba gukora bo barabizi njyewe ndi umugabo ugarura ibyibwe ku manywa kandi nge ngarura ibyibwe mu minota 9 ntabwo ntegereza ngo ibyawe biragaruka wampaye ibyawe minota 9 ibyawe biba bigarutse nge ngarura ibyibwe ndo muvuzi gakondo mvura n'indwara zisanzwe ntabwo ari ukugarura ibyibwe gusa mvura ibyo bita inyatsi ibirozi ibitegano ibitega ababuze urubyaro oya ntabwo mbarekura ubu ngubu nishuriza abantu bambuwe kuguriza umuntu amafaranga urabyumva kuvuga turaganira duta abantu bari barababara mbanze mbarekure nibyo mushaka se mbarekuye ntabwo nshobora kurekuza abantu ba nyir'ubwite bibwe batambwiye ngo mbarekure none se urumva abantu batabangamiwe ibyo bantegeka ba nyir'urugo bibwe inka nibyo nkora jewe niba byemera ndabarekura niko mwabana umwe none se turakomeza tuganira abantu bamerewe nabi kuriya aba basambo urebye umuntu yaba wenda abaretse ariko rwose mbona uyu mugabo binakoze birahagije nanze ko ibi bintu byacu byagaruka abantu babibye biragenda bite uzi ukuntu bimeze se ukuntu byagenda uyu abasambo turababonye sibyo ibi bisambo rero babijyane ku rwego rushinzwe guhana ibisambo ni ukuvuga ngo ntago twari twakabonye ikimenyetso cy'ahantu bahanira ibisambo nk'ibi ngibi ariko noneho turahabonye unundi wese yabikenera yamubwira rwose mwoka byaramwe nge ndumiwe ndatunguwe none se turagumiza tuganire ko dufite byinshi byo kubabaza bari abantu bakiri hariya banataka kuri hoya bababaye urabona ko imbaraga zabakubise pe bashatse banakigendera cyangwa mugahamagara inzego z'umutekano zikabajyana aba bantu ba nyiri rugo bati nta kibazo bitwaye kuba wenda abantu baba bari kuva babyemeye bakemera n'ibyo dusezerana kumba narekura abasambo babo nkabakuraho amahembe bakigendera niba mwemera kubarekura niba muhamagara inzego ariko muga abantu baravuze bati imbabazi zatangwa nta kibazo abantu imbabazi zatangwa iyo bemeye ko tuzibaha turazibaha niba bashaka ko ubuyobozi buhagera nabwo barahagera tukabashikiriza inzego zibishinzwe iyo bemeye ko tubarekura bakama ibyo nabasabye ariko bavuze ko nta kibazo rwose mbarekure mborohereze dufite ikibazo abantu barimo bataka hano yego abantu mutabari mbarekure byakomeye barekure ndategetse mu izina rya Nirugurigwa ndategetse aba bantu ntabwo bongera kurira sa nk'ubarekuye ndaborohereje nta wongera kugira ikibazo ikiba gisigaye rero ubu nta kibazo bafite nta kibazo bafite ariko ntabwo bashobora kuva ahangaha barahava uko ntegetse muraza kumbabarira ngiye kumera nkaho mbabajije ibibazo byinshi dore n'imvura iraguye ibintu ni hatari ariko ndabanza mbabaza ibibazo icyambere na mbere umuntu yahera ku bikoresho mufite hano mwavuze ko mwitwa ngira ngo ni Dr Onyango wenda watubwiye ko inkomoko yawe ngo ari muri Tanzania ariko duhere ku bikoresho ufite hano ibi bikoresho mfite rero aka nakabita
agatazi kakayayana akaniko nkoresha ndi guhana abakoze ibyaha niba bibye nangwa baroze iyo nkagize gutya nkakarebesha imbere aho umujura yanyuze hose karahanyereka iki gikoresho reba iki ngiki iki ni gica nzira uracyumva kuvuga ngo nciye nzira aho ibi bintu byanyuze bihanyure bigaruka ukenyereka icyerekezo icyo kintu bakwibye cyanyuzemo no gituruka igikoresho bita ishoka zo hanze ntabwo ari ishoka iyi ngiyi ntabwo ari ishoka iki ni gica nzira yego iki ngiki kintu gikora rero wigeze ubona ahantu babaza gundi isekuru mu kinyarwanda nangwa umuvure ibyo dukoresha rero umuvure iyo wicayemo ukajya hejuru y'amazi nubwo ayo mazi yaba afite metero 100 z'ubujyakuzimu ntago umuvure ushobora kuzika iki gikoresho rero gishatse kuvuga ngo nta hantu ushobora gucikira iki gikoresho kubera ko kibaza ikindi gikoresho kikugeza kure niyo mpamvu turondera umujura tukamubona nanga umurozi ariko ntago uje kumuvure tubonye uje kuri ka kantu bita urutaro naziye kucyo bita intara ntabwo n'urutaro niko mu rwita iyi ntara rero ni imimaraga mu buvuzi nkora iyi nayo irazwe na sogokuru uwo bita kavuna ujye mwumva wo mu karagwe k'abahinda muri Tanzania ni sogokuru wanjye niwe ubyara ababyeyi banjye niwe rero wandazi iyi ntara ahantu hose ngiye kujya nicara ku iyi ntara nkigendera uvuze ko bano bagabo baba bari ko batagenda ngo bave hano rero ntabwo bagenda ngewe ntabitegetse yego hano naho abasika bakamara n'ukwezi nta wapfa ariko guhumeka barahumeka ariko nta ushobora kuva cyane nta kibazo bafite ko ndeba batananyeganye basa nk'abapfuye ubu nta n'uwakisabaganya kwa kundi uvuga ngo ngiye gutya ibisazi nabihagaritse yego tukuvugeho wowe mbere ya byose imvura ndabona imeze nabi ubundi uri muntu ki mu buryo burambye njyewe ndi umuvuzi gakondo uvura indwara zananiranye iyo ubishatse ndanazikubwira indwara mvura ngarura ibyibwe ni icyambere icya kabiri mvura inyatsi n'igisirane igisirane ni ukuvuga ngo ni ya myaka ibikuriho inyatsi rero ni kwa kundi ukora byanga bikuca mu myanya y'intoki ubwo igisirane kigendana n'inyatsi icya gatatu mvura ibisazi n'izindi ndwara zose uzi kugarura abagore bataye abagabo mbese abatabanye neza mu ngo nabo ndabahuza ubushoreke buriya ngufatirayo nk'abafatanya bakagufatirayo ntanga ibihano birindwi kandi nje ntabwo mvura mu Rwanda gusa mvura kwisi hose kuko nkoresha amahembe ntabwo ntanga imiti y'ibyatsi nyitanga uri mu Rwanda twegeranye none se waba uri Burayi nkaguha imiti y'ibyatsi gute iyo nyiha umuntu uri mu Rwanda ngewe nkoresha amahembe mu mihembe ryanjye kari mikambizi rikagenda rikajya mu rugo rw'umwuzukuru udutakiye ko afite ikibazo rikareba ikibazo afite rikaza rikansubiza nkahita nohereza irindi bita rukimirana ibyo bita rukimirana rero nirikimirana ahantu hose nubwo haba mu misota riratambuka iyo nibyo nkoresha mvura abanyamahanga umunyamahanga nubwo yaba ari Burayi kumbwira ngo bakwibye mbigarura ntahageze hano nuko byambereye ko hari hafi ariko ahandi mbigarura ntahageze nishuriza abantu bambuwe ntahageze kubanisha neza ingo ntahageze umuntu yankeneye rero ntabwo inomero zanjye ziyobekanya nazo ndazibabwira ni 0788 5 9 iya kabiri 0788 5 6 7 izo nizo nimero zanjye nkoresha unkeneye yaba ari Burayi yaba ari muri Amerika yaba ari hehe no muri Aziya wowe sarambona kurumva abantu bakomeje kureba iyi video wenda guhera igihe yatangiriye bakwibaza ngo uyu mugabo akomoka he abahe abarizwa he turutse mu Gisaka bya bindi bajya batubwira hajya handi bahita gute inkomoko yanjye ndumu Tanzania ariko nurutse mu Gisaka cy'igihunya uracyumva mu karere ka Ngoma iburasirazuba hamwe haba abantu budutaro ubu butaro bwavuye muri Tanzania
ahantu bita mu Karagwe k'Abahinda n'abariya abavuzi gakondo baba muri Ngoma hari hano baba hano Ngoma nyine urumva ibi babikomoye mu Karagwe k'Abahinda muri Tanzania ibi twabihabwaga n'umwami bita Kavuna Kibungo wari wanze kumva cameraman yari yanze kumva ni Kibungo ubure ko bavuga ko ari Ngoma kubera ibintu byahindutse niho rero mvuye niho nturutse bamamagaye mu masaha 12 n'iminota 10 za mu gitondo mbabwira ibyo bakora mbaha rendezvous hanyuma nanjye ntago nabatengushye nazanye n'iyi ntara yanjye nyicayeho mwabibonaga nje gutabara abuzukuru kandi nabatabaye niba bashaka ko ndekura abuzukuru bakigendera mumbwire mbare kure bagende